sinakumvise umutima wanjye urakwizeye ndategereje mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye dusingire sinakumvise umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye iyo umutima wanjye urakwizeye twese umutima wanjye urakwizeye umutima wanjye urakwizeye iyo umutima wanjye urakwizeye ihute Moses iyo mana we abahungu umwanya wabo turagira abahungu muracyari hasi egeneza umwanya w'abakobwa desde la forma mala varia diga los que quieren desde la forma ili muitana hebura wamana we hebura tango ya Salome ya kari desde la forma tango ya zelite tondo lo buri baba wangu we ora papa we
Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, mzamura amaboko, mzamura amaboko. Pima forma. Waichubahiro mukunzi wacu. Bana we, senge Debora ma, senge Danieli ma, senge Gashi ma. Izina rya Yesu. Mwuka mubi, tsindwa wa mwuka mubi. Hagasi bazane kino giseke dutange ituro rya muvuga butumwa rya Matayo ry'umucuranzi cyane muvuga butumwa we ari hariye nta kibazo ari ku mucuranzi na telefone maza murindi ninde utangareruye umwe babiri maze mureke mubanze mutuse tubanze dutange sadaka ashaka gutanga ituro. Haleluya. Haleluya, amina. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. 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 Je Moses ndamukunda cyane nawe arabizi. Ndamuha 2020. Imana igomba. Amen, amen. Aramuha 2020. Yesu ashimwe. Moses nanje ndamuha ituro ariko bishonje ikintu cyanyishe ni ukubona abantu bose batari mu kabari bari mu nzu y'Imana kandi ikindi aba bose bari hano bose ntabuze amafaranga yo kuja kunywa inzoka ntawuyabuze ariko bose aba nico kintu gikomeye
none rero Moses muhaye $50. Wow. ufite ngaho yivuge nyisubiremo 0795 wenda uwawumvikora basengere muzamure banza utange undi microphone ubwa mbere bagakava mu bukode iyindi turayitera bifitemo amahoro 3 haleluya haleluya unabibonye n'abisi barabibona ariko wowe ubifitemo amahoro haleluya haleluya twagiye kwerekeye mwese mutunge ibiganza lengo yazome yakati Moses celebro turajya dukora 3 haleluya 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 turebe hariya haleluya haleluya hariya haleluya haleluya hari inyuma haleluya haleluya hejuru kugakiza ku mana yacu hejuru mana tuguhaye ishimwe tuguhaye icyubahiro warakoze imirimo n'ibitangaza ibihe ni byashobora gukuraho icyo yavuze n'ikimenyi iherezo kandi ihagaze mu itangiriro twagiye haleluya haleluya amen senga mama sawa mwuka wera yaje iyo yaje isoni zirashira Bana data wa twese data mu izina rya Yesu pima ibyo ushaka bibe mu isi mwami uko bikorwa mu ijuru urakoze kubw'umunsi mwiza waduhaye mwami Yesu senze mwami uduhe ubwenge nk'ubwa Esther uturinde umwuka wa Jezebel uturinde umwuka mubi mwami ijambo ryawe riravuga ngo bazatumenyera ku mbuto twera mwami Imana yacu muri twebwe uduhindure twera imbuto ziza mwami Imana yacu dushimwe nawe dushimwe n'abantu mwami tube icyitegererezo duhinduke muri runo rusengero aho dusengera hariho hose mwami uduhindure ibyaremwe bisha mwami aho tudakora neza mwami oh Yesu we Yesu we Yesu we Yesu we mana we mana we mana we mana we mana we mana we tukweretse imitima y'abantu bafite imitima imenetse mwami oh Yesu we ni wowe muganga mwami turagushimiye 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 mana yanjye we tuzanye imitima yuzuyemo amashimwe tugarukanye amashimwe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe reka mwami ari wowe ujya imbere Mose yaravuze ngo utagendanye natwe naho twajya natwe mwami niko tuvuze nk'abakobwa bo muri kino kinyejana mwami utagendanye natwe nta hantu tuzajya mwami Imana yacu tugenda imbere tukugenda inyuma mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mwami tuzavemo ba Esther tuzavemo ba Rusi tuzavemo mwami ba Ana ba Sara mwami twihangane utwigishe kwihangana mwami utwigishe kwera imbuto zawe mwami imbuto zawe mu izina rya Yesu twifurije imigisha
kuri buri mukobwa wese wateranye uno munsi watashye uri hano mwami Imana yacu wakoze mwami ko wadutekerezaho uno munsi kuba mwami wavuze ngo uha umugisha mwami natwe turimo urakoze mwami kuba mwami wadutekerezaho ni iby'agaciro mbonye yararirimbye aravuga ngo ni iby'agaciro kukugira ngo turi ubuhamya bugenda mwami Imana yacu ushimwe 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 Mana ushimwe Mana mwami Imana yacu hari ibintu byinshi turi gusengera mwami ko bizava muri runo rusengero mwami Imana yacu turasengera impinduka turasengera mwami ngo dutahe ibirori mwami Imana yacu mu izina rya Yesu tubona impinduka muri runo rusengero tubona impinduka hanze mwami Imana yacu batubone nk'intangarugero nziza mwami Imana yacu tubashe gusettinga good examples to others bari ku muhanda mwami urakoze mwami yuko atari twebwe gusa mwami wabohoye n'abari online mu izina rya Yesu imbaraga zawe n'urukundo rwawe ariyo tugendana none n'iteka ryose amen Amen. Haleluya. Reka dutere haleluya y'ubutsinzi. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Mwabasore mwe mutugurize. Turi abakobwa shobundi muzabwira mama Bishop ngo tugiye gutanga inga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Yes. Murakoze mwarangije. Mugende nuko. Abahungu ni muzamu. N'ubwibyaremwe byose bitogushima ishimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe n'iryo uturuka. Twagiye shiramwe mukunga nizo ndirimbo zihe. Abafite amafirimbi banze mureka amafirimbi dusirimba umukunga wa bucece twumva Imana twaza tureka akavuyo twumva Imana. Ikindi kandi abantu bazabaza ukumwome n'aya mavazi zozana kandi indi budget itateguwe tuza dusirimbira inyuma hano kuri porogaramu. Sawa shiramo murakoze cyane twagiye. Bila uwepo wako Yesu hatuna nguvu. Ndani yako ewe Yesu twapata nguvu. Naho Mose aho utatawala tena, utatawala tena, utatawala tena na Bwana. ndio Utatawala tena, utatawala tena. Bwana we tutatawala tutatawala tena tutatawala Talibe tutatawala tutatawala tena ya Nuko. Wina Mose. Ova. Tagara Tagara. Ova. Yawa. Mose, Mose, Mose. Mose. Yeah!
Mose. rekura mu izina rya Yesu. Rekura. Zamuka papa, zamuka. Zamuka papa we. Yura. Ataribe, Guido. Uva!
Amen.